ariko se kudukoranye urugendo rurerure turuka ku murenge kugera ahangaha karambwira ahantu ugiye ngiye kureba shiranye Jackson arahagana heza niyo ngo namusanga ahantu hitwa ku kabari kwahirwa kwahirwa niwe ugiye twahageze do ni hano hafi tugenda ariko sheri ushobora kuba bino bintu wari ubikumbuye ariko sheri nyine nanjye mbabikeneye mba nari mbikumbuye aba yandi kubibona n'inzara usigaye ahantu heza ariko sheri kuba ahantu heza byo nibyo kuko nawe uruha agaciro ntabwo nakomeza kuba ahantu habi kandi ngufi sibyo nkurikije agaciro kawe amafaranga ufite umusore mwiza nkawe noneho ko ubona muri iyi nzu igisigaye no kugura imodoka ariko sheri hari ikintu uba utazi kiba kinshimishije kuba ushimye no nsigaye mbamo ukaba ushimye mbese ukuntu isaha iri n'ukuntu iryoshye kabisa sibyo sheri niba hari ikintu kinshimisha kuba ngufite kandi niyo modoka uvuze niyo izaza iyo nzu uri kureba uko nguko imeze nayishyuye amezi 12 yose kugira ngo yaba wowe yaba njye tube twisanzuranyeho uze undebe umbonere igihe mbese ejo bundi ahubwo nibayishyira ku isoko ino nzu ntazaba yacu tuzayitsinda sibyo sheri amezi 12 yose cyane umve amezi 12 n'ubundi ni nkaho twayiguze amezi 12 umwaka wose ni mwinshi n'ubundi ni nkaho twayiguze ahubwo sheri uri kubona twakomeje kuganira cyane no kubera no kuba ngukumbuye no kuba mbese ibintu byari byasamye ndetse naho nabyibagiwe ahubwo shareka ndebe ko najya mu kazi ndetse naho nabyibagiwe ndikira kano gapira ndumva hashyushye ubu ngiye guhita njya mu kazi turi busubire nimugoroba niyo amasaha 9 n'ubu nta kibazo nkabika bye yego sheri mama we sheri mama be uramubwire nagira ngo mbwire ko ngukunda ngiye kuza bikubwira bye through waramutse Jackson none ko ndeba wafatiyeho uragana hera utanjomura urutirwa ahora n'icyo wamugabo nabyutse iseso nshaka inzu yo gukina ariko nashakishije neza nahibye kabisa ahubwo se kumpagaritsa ese buryo bwose uri umukomisiyoneri ko kazi nkora ahubwo se nibwo ubimenya ahubwo reba wenda ndangira akantu niba intangari inzu ihari shyiraha ese kuri kunshyira amaboko imbere wa mugabo bimeze amafaranga y'umutekano n'ibishimwe amafaranga y'umutekano y'umugabora ubu subu mu mudugudu wanyu mbonamo kamwe simparara simparyama simpirirwa ngenirwa ngenda mu nza nishakira amasamba agurishwa amaze agurishwa izo nzu zanyu wabona cyangwa imidugudu wanyu wabona nyijyamo wa mugabo ariko Jackson nawe koko nzi ko uri umuntu usobanutse waya twaganira ahubwo isaha ita saa 9 zuzu ubu ngeze wahandi wanjye kuri gate mwishyura amafaranga yawe urakoze ahubwo sawa ahubwo komeza ndabona uri no kukajya nawe akazi keza mwaramutse turamuka se wadukundi uzuvugiriza nk'uje uwawe mavenge atansiyo ako mudogo utera umwaku koko uzi ko ukivuga mise no kura ntera umwaku ubu se navuganye n'akanyamuhanda ntago abanyamagambo aho ngaho nkubwira ibingenza cyangwa ubeshye rogotwa wongiremo mavenge nje nawe ntabwo tujya imbizi nawe urabizi nese ubundi uratema imyumbati ngize
we n'umwaku wawe. ubundi se bwo naba nshingirira hari umuntu wigize wumva wishingiriye? weho nkubwije ukuri umwaku wawe Ivan nimba ari umukongomani ariko reka nkubwire icy'ingenzi nshiye aha umva nkubwize ukuri nshiye aha ngaha mbere yuko njya mu kazi ngira ngo nkwiyame unshyire hasi nakabikenze nta cyiza cyakuzana muri uru rugo Mavenge. Ariko noneho icyo ndumva nibi mubaze dore nguyu ambaza siki ariko se mudugudu igihe cyose mudugudu na Mavenge igihe cyose mudugudu na Mavenge mu by'ukuri mupfiki ngenda cyekuranze ndakumva je suis Mavenge international. yes kubona rero imbura mukuru niko twabyita akifata kansanga mu kazi cyeteta ngo muhereze amafaranga y'umutekano gute wabuze ikindi kintu wakora. none se Mavenge bariya barari rondo ry'umwuga urabahemba? ariko se Mavenge urumva ibyo mudugudu avuga atari byo urabona nawe agomba guhemba bariya abantu bashinzwe umutekano nutishyura amafaranga y'umutekano urumva mudugudu azabishyura iki koko mudugudu? Mavenge mama reka aho we gukabya reka mubwize ukuri sibyo reka njye mubwize ukuri amafaranga ntago yacura amafaranga nyabuna yamvunye iyo nirwa ku cyokezo mungiza aba yamvunye cyane sibyo ujye ukura mu mufuka wawe ubahereze kuko uru Rwanda njye ntago ndukodesha je suis Mavenge akubundi waranyibagiwe ako Mavenge ubwo ni iki koko ndi muturage yarebera kuri wowe akakubonamo nk'umuntu ukunda u Rwanda? nduha mubwize ukuri hari ikintu ugomba kumenya we na mushiki wawe mu cyumba simbasaba simununze aho njyewe nuye njyewe Mavenge international sibyo ndi inyangamugayo byahamye usibye uwo mwaku wa harya nzakubita igipfunsi njye mite nkwica kubera uwo mwaku wa kanekende cyo koza umwaku wawe wagira ngo no mukongoma reka nkwihorera ururimi rwoshywa n'abanyibyo begamba kubyumva neza reka nkwihorera ururimi rwoshywa n'urundi je suis nawe kubita igipfunsi njye nkakwica Mavenge atansiyo Mavenge uragiye se ndi kanisa mukira sekane umusaza utera umwako ndinda gatoya nanjye ndaje tuzamukanye aho ngiye ko hariya haruguru Imana ije kundinda ajya nzakubita umutwe mbona suze ureba ibintu byose ni amahoro. ubundi se wowe urambaza iki ko ntakuzi hano kuri liste y'abakodesha inzu zanjye wowe ushinzwe kumbaza iki? ahubwo se wowe urashaka kandi ukumva urimo kuvugana ahubwo se wowe ushinzwe kumbaza abo nshaka cyakora danashakaga wa muhungu bangaga uravuga Jackson se? yego niwe nakubazaga Jackson nyine nkurikije ukuntu uje wiyemeye nagize ngo rufite n'amakuru y'aho yagiye cyo kora mama wihangana nyine umunona nibwo kigenda ntabwo kagiye ku kazi. ariko se mukuru konde wihaye kunshira isoni ubundi Jackson umufana uri mushiki we uri umugore we muri byose uri igiki? ubundi se Jackson uramushakira iki? cya mbere inzu yarakwishyuye iki numushakira ni iki? ugeze mu kimukuru ndeba turebane mu maso ngo yaranyishyuye Jackson yaranyishyuye ubizi utase yarabikubwiye ndashaka kukubwira ngo hashize amezi 4 yose ataranyishyura none ngo yaranyishyuye ngo Jackson yakwishyuye? Jackson yakwishyuye yambwiye ko yakwishyuye amezi 12 ubwo umaze kurenga amafaranga akugeza aha ngo ugarutse ngo kwishyuza andi mafaranga
ngo amezi 12 nta n'isoni ufite ahubwo ndakubwiye ngo jya mu nzu umereze imfunguzo z'inzu yanjye nonaha nta soni. isoni z'iki ndakanywa niba ukeneye Jackson ava ku kazi saa 9 uze kuza umurebe muvugane ibyo bibazo byayo uretse saa 9